agiye kurya ubugari ugafata ikimene cy'inyanya ukagishyiramo ifu y'ubugari, ubwo bubaye ubunyobwa, warangiza ugafata n'urusenda ukarisha ubugari, ukumva ko ubwo buzima ari ubwo. Ariko iyi saha ukaba umuntu atekereza ati uyu munsi ndarya ifi, uyu munsi izi pavuro nazo zimere nk'izikocoreka n'igitunguru. Hanyuma murebe hano, dore ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Murambona ko ndi mu gikoni kwa Mama Sharirene. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinzi. Abatameze neza namwe mwihangane, Imana ijya kubarema yabanje kubaremera. Uyu munsi ibintu biba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, niko ubuzima bumeze. Ariko mu bintu byose bibaho tujya dushimira Imana. Ikindi nuko Imana idufite mu bitekerezo. Kikubwira ko Imana idufite mu bitekerezo, hari ibyiringiro twajyaga tugira, twabigira tugahura n'intambara tukabona yuko ari morale turi guterwa n'Imana. Hamwe wicara ukavuga uti subu koko nzarya, hanyuma ariko ugasenga uti nzarya, ariko wajya kubona ukabona inzira zirafunze, ugasigara wumva ko ubugingo ikintu urindiriye mu isi ari ubugingo. Dushingiye ku by'Imana yakoreye abandi, dushingiye ku by'Imana yadukoreye twebwe, tujye tuba ibihamya by'abandi kugira ngo barusheho gukomera no kugira ibyiringiro by'uko Imana izabatabara. Nimba umuntu yarageze ku rwego rwo gufata ifu y'ubugari, agiye kurya ubugari ugafata ikimene cy'inyanya ukagishyiramo ifu y'ubugari, ubwo bubaye ubunyobwa, warangiza ugafata n'urusenda ukarisha ubugari, ukumva ko ubwo buzima ari ubwo. Ariko iyi saha ukaba umuntu atekereza ati uyu munsi ndarya ifi, uyu munsi ndarya inyama, uyu munsi. Ndimo kubwira abantu bihebye, ndi kubwira abantu bikuyeho amaboko, ndi kubwira abantu batakarije Imana icyizere. Ni ukuri nje kukubwira ngo Imana iracyagufite mu bitekerezo kandi ifite umugambi mwiza. Rero mukomere. Aka kanya nge ntago nari nzi ko ibi nabikora. Hari abantu bajya bambaza ngo wize hoteleri. Nge sinigeze niga hoteleri. Ni impano zari ziri muri nge zitaragaragara. Bishatse kuvuga ko hari byinshi Imana izadukoresha tutakekaga. Kandi kuba utarakandagiye mu ishuri ntago bizakwambura amahirwe yo gutera imbere no gukomera. Ikintu cyose cyatuma wiga uzagishakishe wige, ariko nubona no kwiga bidakunze ntuzicireho iteka. Iyi ni Imana yabize n'abatarize, ni Imana yabo mu mujyi nabo mu cyaro, ni Imana y'abi Burayi nabo muri Afrika, ni Imana y'abakomeye, ni Imana y'aboroheje, ni Imana y'abafite abagabo n'abatabagira, ni Imana y'abeza ikaba ni Imana y'ababi, ni Imana y'abantu bose, kandi twese dufite mu bitekerezo byayo. Muri plan y'Imana nawe urimo. Ushobora kwigunga ngo ko nayacikije, nimba warayacikije se Mama Sharirene akaba ataranayakandagiyemo ngo yige, ubwo nimba ufite duke, ngewe nimba nta na duke nari mfite, nge natana abanza,
nimba Imana inkoresha ibi wowe wumva izagukoresha ibiki? Kwiheba no. Twagiye uyu munsi tugiye kwiga gutegura iki. Ndashaka kubereka ukuntu ntegura pate jaune irimo imboga hano iwacu. Iyi ni ifu ya pate jaune nakoresheje nkeya, ngende kugenda mbo musiribateri kuko abana bagiye muri interina ntago nyikora ibintu byinshi. Ushaka kubona ngo yakoze duke, dore ko mugira comment muzi kureba utuntu twose. Rero iki ni igikombe kimwe nakoze, ndifashisha pavuro, igitunguru na karoti. Tugiye gutangira ntegura karoti. Ubwo no guteka pate jaune irimo iki? Irimo imboga. Imboga izingizi nyine, karoti, pavuro, igitunguru. Hanyuma nubwo natangiriye hano kuri iyi karoti, ariko hano inyuma kuri gaze ni babereke hari amazi ariho ya pate jaune kugira ngo abire. Sibye ko naho yaba atarabira neza ntacyo, ushobora kubikora yabize cyangwa ukabishyira amashyushye cyane. Ngiye kubereka uburyo rero nteguramo pate jaune irimo imboga. Ndayihata iyi karoti. Yego, karoti dore ndayikata ihagaze ibipande nganumve kimwe, ibipande bibiri. Igipande kimwe ndagikatamo ibice umva ni 6. Mwabibonye? Ndayikatamo duto hatumwe naberetse mu muceri. Ariko hagataho narabwiye ngo tujye twiga gukoresha igihe neza. Hano harimo amazi. Ubwo ngubwo izo ngiye gukata ndahita nzisuka muri ariya mazi. Hanyuma twatangiye gukata karoti. Nizere ko wabonye uburyo ushobora gukatamo utuntu duto bitakugoye. Utuntu dutoya bitakugoye. Ugomba kubimenya n'ukuntu nyine ukatamo dutoya. Biba ari byiza kuko ari igihe baza ngo ese turatuntu duto badukata gute. Ubu rero uburyo tuba twabikoze kubireba neza ureba video witonze ni sawa. Rwose bibaye byiza twakiga kujya turya karoti mu bintu byinshi n'imboga z'ibyatsi. Kuko ni ingenzi kuri twebwe. Noneho izi zirahagije, nizo ziri bubanzemo rero. Ndabanzamo izi ngizi karoti, hanyuma amavuta n'umunyu hafi. Dore ngibi mwitegereze sasa. Aya ni amazi twafashe tuyashyiramo. None amazi yabize. Ya mazi ni muyarebe ngiye gusukamo, dore ngiye gusukamo karoti muri ya mazi. Yego. Hanyuma ngiye gushyiramo n'amavuta. Makeya.
aka kantuza ntikaba kagomba no kuzura, ni makeya rwose pe, kandi utanayashyizemo ntacyo, dore dushyizemo umunyu. Yego, hanyuma tugiye gupfundikira izi karoti, kugeza ubwo izi karoti zisa nk'izikocoreka. Hanyuma tugaruke hano, tugiye gukora igitunguru. Tugiye gukata igitunguru mu dutoya. Tugere na pavuro ntoya nayo ikasemo duto. Hanyuma tugiye gukata dutoya pavuro, nabibonye. Reka turebe, murebe hano, nabibonye. Mwanya muto izi pavuro nazo zimere nk'izikocoreka n'igitunguru, nyuma tubone guteka. Hari ikintu nibagiye kubabwira kandi cy'ingenzi. Murabona ko twashyizemo ibi bintu byose, ariko twagombaga kubanza kugabanyaho amazi kugira ngo nabe makeya, naba menshi cyangwa tugende twongeramo. Ariko dore nayashyize ahangaha ku ruhande, bibaye ngombwa amazi dushobora kongeramo. None aha rero dore nabereke bya bintu byabize. Ubwo byabize ngiye tugiye gukoroga ifu. Mwayabonye, dore aya mazi, nizere ko muri kuyabona. Ngiye gukoroga iyi fu maze nsukemo. Ngiye gukora igikoma gikeya ko ndateka kawunga nke pe. Dore ndayikoroga iri ku buryo iba igikoma. Hanyuma murebe hano, dore kubera ko dufashe amazi ashyushye nakonje tukabivanga
kubera iyi kawunga twashatse gushyiramo nk'igikoma biragenda bifata kandi bigomba gutwara umwanya munini. Icyo gukora do ni ukugenda tugira gutya gutya. Genda mureba ukuntu igenda ihinduka. Ubwo turahita tunagabanya umuriro, dushyire mu muriro muke bitaza kubabuka. Mwabonye nabonye cya gikoma. Bebe noneho tugiye kongeramo muri ya mazi ashyushye kuko igomba gushya. Igomba gushya igashya igashya. Yego katwongere dupfundikire. Muri kubona ko iranatubuka mw'abantu, iratubuka cyane cyane. Iratubuka uba wakoze nkeya. Tuba dupfundikiye. Aha mwabibonye rero. Biri kugenda ishya, igomba gushya, igomba kumara umwanya munini pe. Ariko murabona ko yatangiye gusa neza. Kangabanye umuriro komeze ishye bien. Hanyuma nabereke rwose wahiye, pate jaune yahiye neza. Hanyuma ndashaka kuyarurira hano kugira ngo ikomeze ishyuhe. Uyu munsi turaza kuyirya nijoro. Ndashaka rero kuyishyira hano. Mwabibonye kambanze nzimye. Aha ngaho uyishyiramo imeze gutya, igenda ikomera yegerana, hanyuma ukaza kuyirya yoroshye imeze neza. Ubu kunyishyizamo imeze nkaho yoroshye, nubwo itoroshye cyane, ariko iragenda ifate.
kandi nanone ntabwo iri bufate cyane. Nabibonye. Dore ubu gutya irashyushye mwa bantu, irashyushye kandi iramara umwanya munini ishyushye. Aka kantu bakabafotorera mu karebe neza. Murebe mwabibonye iraryoshye, ibitse neza. Ibi ngibi bimara umwanya munini kuyishyira muri iyi aluminium y'ishashi, naho washyira muri ya yindi nta kibazo. Ariko wabibonye ukuntu isa neza, ifite gu mu kanwa, iraryoshye. Nubwo ntabumviye ariko najabuye, nahise nyibika muri ubu buryo kugira ngo idahora abana bagasanga yahoze. Uyu munsi rero niyo bari burya. Hanyuma uzabikore kandi uzambwira, uzasanga bimeze neza. Rero ndabashimiye abari bari kureba ubu buryo bwo guteka pate jaune ivanze n'imboga. Abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo. Ni karibu, Imana ibahe umugisha.